Haleluya! Humura umuntu ukurwanya agiye gutsindwa none aha ngaha. Umuntu ukugambanira agiye guhura n'ibibazo. Haleluya! Umuntu uguca munsi, wa muntu wawe mumaranye igihe, wa muntu wawe ukurwanya ariko utabizi akaguca munsi, Imana igiye kumugaragaza. Imana igiye kumwirukana mu buzima bwawe. Imana igiye kurogoya imigambi y'incakura ku bugingo bwawe. Hari abantu bakugambanira mu kazi, hari abantu bakugambanira mu nshuti zawe ufite, bakakugambanira. Erega hari igihe umuntu aba afite inshuti nziza ikamufata amaboko ndetse ikamurwanaho mu bihe bibi, ikajya imurwanaho mu gihe yahuye n'ibibazo, ikajya imurwanaho mu gihe yahuye n'ubukene, ariko bagenzi bawe bamwe ntibabyishimire, ntibabinezererwemo, ukajya kubona ukabona baciye munsi bagiye kukugambanira kuri iyo nshuti yawe, cyangwa se akazi kawe kagendaga neza bagaca munsi bakajya kukugambanira kuri bosi. Uwiteka Imana igiye kubagaragaza, Uwiteka Imana igiye kubakura mu buzima bwawe, Uwiteka Imana igiye kubakubita hasi, igiye kubacisha bugufi. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Reka dusome Bibiliya twumve icyo Bibiliya ibivugaho. Tugiye gusoma Samweli wa kabiri 15 umurongo waho 31. Haravuga ngo, maze umuntu abwira Dawidi ko Ahitofeli ari umwe mu bajyanama z'ubugome afatanije na Abusalomu. Dawidi arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze hindura inama za Ahitofeli ubusa. Dawidi ageze mu mpinga y'umusozi aho basengeraga Imana, Hushayi w'Umwaruki aza ahura nawe, ashishimura umwambaro we, igitaka kiri mu mutwe. Dawidi aramubwira ati, nitujyana uzandushya, ariko nusubira mu murwa ukabwira Abusalomu uti, nzaba umugaragu wawe nyagasani nk'uko nari umugaragu wa so mu gihe gishize, nanone niko nzaba umugaragu wawe, kuko nuko rero uzajya undogoreya inama za Ahitofeli. Haleluya! Uwiteka Imana nashimwe. Uyu Ahitofeli yari umugaragu mubi kandi yari inshuti cyane na Dawidi, barakundanaga rwose, amugira inama cyane. Ariko aho Abusalomu ahirikiye se, arahindukira ajya kugambanira se, ajya kugambanira umuntu babanye igihe kirekire, ajya kugambanira Dawidi yaramuhaye byinshi. Nuko Ahitofeli aba umwe na Abusalomu, kandi Abusalomu yari ahemukiye se, akajya amugira inama ndetse z'ukuri. Dawidi yaramutinyaga kubera ko yari umuntu ujya inama nziza. Yaravugaga ati, uyu muntu ni umuhanga mu kujya inama. Yajyaga agira inama Dawidi. Ariko Hushayi uyu nguyu nawe yari umuntu mwiza cyane mu gihe cya Dawidi. Dawidi amubonye abagize amahirwe, aravuga ati, nyaruka, Ahitofeli ntazajya agira inama Abusalomu, ujya uzirogoya mu buryo nawe uri umuhanga, kuko yari abizi ko ari umuhanga cyane. Nuko rero Uwiteka Imana nawe iguhaye umuntu w'umuhanga ugiye kujya irogoya inama z'umugome, inama z'umuntu ukugambanira, inama z'umuntu ushaka kuguhirika. Habonetse umuntu Imana igiye kuguhereza, nawe akujye imbere, ajya ahora akuvuganira. Habonetse umuntu uzajya ukuvuganira iteka imbere ya bosi wawe. Habonetse umuntu uzajya ukuvuganira mu nshuti zawe. Habonetse umuntu uzajya ukuvuganira. Humura Uwiteka agiye kukuba hafi. Humura Uwiteka aguhaye umuntu ukuvuga neza mu gihe abandi bakuvuga nabi. Humura Uwiteka agiye kukugirira neza muri ubu buzima bw'iyi si, aho imigambi y'incakura izajya izamuka nawe yicishe bugufi. Imana iguhaye
umuntu nk'uwo Dawidi yamuhaye, ngo Dawidi arazamuka umusozi wa Elayono, bageze hejuru ku musozi aho bajyaga basengera, haleluya, ngo bo bajyaga basengera Imana, arasenga ngo Mana ngo umfashe urogoye inama za Ahitofeli. Imana rero nayo igiye kurogoya inama z'umubisha wawe, igiye kurogoya inama z'umuntu ukugambanira. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze kubana nawe, Uwiteka agiye kukugirira neza. Iyi ni Elayono Mountain TV, komeza ukurikirane, tuzajya tukugezaho amagambo meza aruhura umutima, kandi tuzajya tukugezaho n'inkuru nziza za Bibiliya. Murakoze cyane, wakora subscribe, ugakora share kugira ngo kino kiganiro kijye kigera ku bantu benshi, ugakora na like, ugakora na comment kugira ngo ibiganiro byacu tugira ubu uzajya ubigiramo uruhare. Mujye mutugira inama, ikindi mutubwire ibyo twabagezaho. Murakoze cyane. Yesu umwami w'abami abaha umugisha.